Satani bamwe barajya kundibyisi ntibakundana babo barakubita hirya hino hepfo haruguru bati twishakira ifaranga. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Ibyo byavuzwe yuko atari abacu, byavuzwe na Yohana kandi yari intumwa ya Yesu. Ab'Imana barahari, Yesu niwe mugaba, umuratuzanesha. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Inshingano yawe maze usanga umukiza. Urateze ibiganza, Yesu arimo guhamagara. Turi mu bihe bikomeye, Yesu niwe buhungiro. Ugaruke kwa Yesu. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Satani afite amayeri menshi yo kurwanya abana b'Imana, ariko abari muri Yesu tuzamutsinda rwose. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani. Dusanga umukiza maze atwambika imbaraga zo kurwanya Satani.